Ndi papa Sava. Ibisuko byawe siko bishaje. Ndaza kubihindura nta kibazo. Uraza kubihindura? Si birashaje bigaragara. Aya ntabwo ukwiye kubigira bigeze aho ngaho. Okay. Ubundi nushaka ujya ubimazaho icyumweru kimwe. Ndabeshya? Nta kibazo. Ariko sha ngiye kubwira ikintu ariko umbabarire. Sibyo? Umbabarire buriya siko ntarenze ko ibintu bimeze kurya. Niko wakoze. Nawe merci. Nanjye urashimiye. Nibo? Ni sawa cyane. Nambeshya. Kubera iki sikana njye bikubwiye. Uko ari uko hari njye mbivuze. Oya, ntabwo ari uko bivuze. Ntabwo njya ngira umwanya ko nakubeshya. Ntukabeshye nibyo byiza. Ntabwo ariko nabikekaga. Numvaga nyine. Mugakeka ariko. Kubera iki mukeka? Nanjye ubwo ntabonye sinzongera. Ntabwo ari byiza gukeka. Ariko wabanje gutindaho se uzi ko watinze noneho nkavuga nese arisubiye se arambeshye se singire wagiye kumva numva umabagara ngo wanyinguriye burya wari uzi ko nari buze dore nari meze ni sinari nabyemeze ndakuvumbura n'abanyizera ngasohoka nkarungurukira mu idirishya nkongera ngasubira mu nzu nkarungurukira mu idirishya nkajya mu cyumba uriruzi ko ari njye washashe kuriya nuri kinyizera njya mbwira ikintu kiba ukuri wabonye ntazi gusasa yego rero ninguhamagara ubundi ariko rero buri gihe ntugire ngo byaba hano si wawe se ni iwanjye ariko uriya mugore se wagira ngo azagumayo hano n'abaturanyi reka buriya abaturanyi cyangwa tujya iwanjye iwawe wabona ko ari agasako kandi hano haritaruye we oya ariko nta kibazo ntabwo urusaku ruhahora ndakumvishe nakwinjaga kugira ngo ngufate iwawe watuma ndakara ubwo wawe ni ukuvuga ngo wawe nta kibazo ubwo hari abandi bahazi iwanjye hari abandi bahazi oya ariko impamvu ubweho nta kibazo nuko bafite umutekano wose nangize ngo warabyeseye ubona hari umutekano oya mba mbibona nyine abaturanyi nanjye uko mba nta kibazo cyane ari imbabaye nese nimba abantu nshobora gutaha ntibamenye ko natashye urumva bari bamenya ko hanyuze aho nta kibazo ngiye kukubwira ikindi kintu rero kuko byabaye kwa filime ni gutya ni buri munsi bizajya bihora binyuranamo uranyifuzaho iki rero ndakwifuzaho iki ni igiki nagukorera nkakwereka ko nishimye ndaho mu byerekeye ngusubize mu ishuri ese mu ishuri kandi nararangije ushaka ko nsubira inyuma ushingire iduka mu mujyi ikiduka shyiremo buri kintu uranguze buriya rero byangora kujya nicara ahantu umunsi wose ngo ndindire abakiriya ntazi iyo bari buturuke ahubwo nyine reba icyo kintu nawe kwicara ngo hariya ngo ntuzi nk'umuntu ari buze oya icyo cyihore nacyumvishe no kukubona nanjye byangora kandi ntiwajya ukinga
sibyo umva ko hariho impamvu nyinshi rero z'iduka ariko ritaba ari ryiza. iduka naryo biranze. uguriye imodoka ahubwo imodoka nabyo byoroshye kugira ngo ariko ubwo ntago wanakimuka kubera ikize kugira ngo abantu nyine badakeka bakaba bati umuntu akoze imodoka nonaha urumva ahubwo mbwira imodoka nijyo uzihitiramo cyane uzamitiramo uyirahitamo. okay ndashaka imodoka itari ngufiya ndende ku buryo nzajya mbasha kuzamukara muri quartier hose nta kantu na kamwe nkojejeho hasi. Jipe si ikijipe ubwo bon jipe rero uriya jipe uyu mugore kwaje kare uyu mugore kwaje aje kare bigenza bite mana yanjye we turashize mana yanjye umva turabigenza dute umva reka mwereke umva agaho kahuye n'umunyotsi aratwica aratubanda nyine umva reka mwereke nanyura hano urumva uratumbuka unyure mu gikari naramuka anyuze mu gikari uratumbuka unyure hano agabona nyine urumva nanyura mu gikari akikata mu gikari uhita turumbuka mana yanjye ubu none haramunda ndabigenza ne mana yabyaye ntabwo yari kubaje ntabwo usuze igihe umugore wawe rekata yarashigaje ibyumweru bibiri yafotora amafoto yanjye byose noneho mana yanjye turabigenza ahubwo se urambarira hehe ku myenda yari mu cyumba kandi nusubira mu cyumba ushobora kugusanga mu cyaro nari agiye kureba umukecuru baba data we ndabona hakinguye da yemwe abahano se ndimbati ndabona asigaye akubura da niko nabya byatsi reka ndabona rwose ntako atagize urugo rudafite umugore we umugabo agira akenge koko yanyuze mu gikari iruka tumbuka nyuraho imyenda yawe iruka hagararaho ntabivuga ntabwo jye najya kure y'ubwonko bwanjye uvuye he urinde uragenzwa n'iki muri uru rugo si wowe mbaza mukobwa wikokoye wagira ngo ni inkoko y'inganda ariko ndanakurenganya igendere genda nushaka ugenda gake utanakubita ayo menyo aho ngaho ngiye guhangana n'ikibazo cyanjye ariko ye niko ndimba karibu urasuza sunsuhuza iki ndimba uriya mbonye ninde uriya mukobwa w'inzobe uvuye ahangaha ninde nuwahe agenda atari yaje gukora iki hano ni wowe ndi kubaza ureka kwirisha intoki nk'impinja uriya mukobwa yaje ate aragenzwa n'iki ku buryo asohoka ahangaha akagenda yambara igitenge mu mabere ni kuriya yaje yaranteye aho yogera wowe uri ubwogero bwa komine yaranteye ubwogero yumvaga ashyushye ako ndimba uzarekera aho ryari kungira igicucu ko ku gicucu
agutira aho yogera uriya mukobwa ahangaha ni wowe wenyine ufite ubwogero burenze. Hanyuma se kiriya gitenge yaje yambaye ubusa se n'ubundi aza. Ndimba reka rero nkubwire ni ukuri ko Imana ibingibi bimaze kundenga. Niba ajya ubwanye nshobora guhaguruka ahangaha aho nerekeye hose nkajya nsanga urugo barutashye, aho nerekeye ngasanga urugo barutashye. Ndimba ntabwo ibintu biri bukiranuke. Urambwira ikigenza uriya mukobwa cyangwa jye nawe tube babiri. Ariko Ndimba jya wihuta cyane. Ihuta ariko. Subirayo wongera ugenda ukora ku rugi. Ihute. Garuka noneho uze makeri za makeri. Ariko se ni makeri icara neza, icara ugere hasi. Ndajya mbara kandi imwe ningeza ku cumu utaragera ahangaha. Kabiri iyo ntabwo ari makeri. Icara neza usutane ukore makeri. Ndimba ntabwo ndi gukina nawe. Wumvise neza? Subirayo. Wintunekwaho Ndimba ati ntabwo ari igihe cyo kuntunekwaho. Nta mpuhwe ngufitiye. 1 2 3 ariko pite. Hagara aho ngaho ugeze. Hagara hano. Mariguki. Juzamara akaguru kamwe wifashe gutya. Fata hano ku mutwe inyuma n'amaboko yombi. Juzamara akaguru kamwe. Gira vuba. Reka nduhuke basi. Uruhuka iki? Niko. Uranyica. Urashaka kuruhuka? Ubikira uko ni hano ugiye kukibonera. Iyo uri muri ariya mabi yawe uruhuka ute? Zamura akaguru kambere. Ukundi. Kondo uzuri gushyira mu mwanya. Ndimba reka nkubwire rero Ndimba ati. Niba ushaka ko ngiye nongera kubana nawe amahoro. Umva ibyo ndi kukubwira. Zamura akaguru. Wihuta. Kandi gira vuba. Winyereza afite ibintu byo gukora. Bari guki? Erega ibi bintu bikora abantu bari fiti. Bari fiti. Abari fiti n'abameze guteze. Kuki abaho bafite handi ntube fiti ari kubundi. Ndimba gira vuba. Nakandi juzamura wihuta bijyana. Ko mbara uri gushyira mu mwanya. Ndimba ntabwo ndumukira nawe. Hagara hamwe mu byo ndikubwira. Urumva neza? Ariko ko numva utajya kubisha urakanda imigongo. Basi waretse ejo tukazasubiramo. Ntabwo jewe hano je nawe nta jambo ufite. Urumva neza? Ngaho basi jye nkoresha 2 ku munsi. 2 ku munsi kubera iki se? Ni jewe ubwanjye wiha gahunda y'uburyo ngomba kugukoresha. Urumva neza Ndimba? Hagarara gutya. Kamwe imbere akandi inyuma. Gira vuba kubanza kwitonekeshwa igize akari inyuma neza. Hagarika ukomeza utamba. Urumva ongera ufata andi ku mutwe. Ujya kujya umanuka ugira uryo. Gira vuba. Gutya umanuka uzamura, usubira inyuma akaguru kamwe. Gira vuba. Ndimba winyerereza. Fata ku mutwe gutya. Urajya uzamura karako hirya k'iburyo gusa. Umanura uhura n'amaboko usubizayo. Wihuta. Gira vuba. Zamura. Umanura n'amaboko. Ese kushaka kuryama hakwimuga. Ariko Ndimba reka nkubwire Ndimba. Simbikoze se. Ntabwo ariko nakweretse. Ibintu byo kwitonekeshwa wigishwa gutya. Ngo reka mbikore. Yego, umanura n'amaboko. Akaguru kazamuka umanura n'akaboko. Gira vuba. Ndimba. Wikwegeranya amaguru ugira gutya. Urajya uzamura. Kandi wihuta. Gira vuba. Ariko Ndimba ze n'ikindi. Ariko iki? Simbikoze koko. Nuko nakubwiye. Ndimba reka nkubwire. Narakoroye. Urumva? Narakoroye ariko kuri inshuro. Nari rwose uri murankoresha ibikomeye. Ndimo ndakoresha ibikomeye. Ibyo gira vuba ahubwo. Gira vuba. Ndimba mvuze ngo iki? Zamura. Ndaje mpamagare, ndaje nagire mubwire. Nyine. Sasa mwiriwe. Sasa. Karamenye. Ndabona uri Bite? Ni byiza siporo ariko mbonye uzimereye nabi. Siporo ubwo rwose.
mba mbiriho Marigo. muganga yagize atya Marigo nyine reka mvuge n'igihe baguhaye ngo njye gutereninga urumva sasa ndimbati yagize ikibazo tujya kwa muganga rero basanga afite ikibazo umuvuduko w'amaraso w'amaraso noneho n'ibinure byinshi bambwira nyine kujya nkora siporo ubu Marigo nyine yavuye kubihugurirwa abankoresha ariko ni umutoza we ko mbonye ari umutoza genda toza naruturutse hirya maze amezi 2 yose oya nta mikino yagiye kubyiga oya sinshaka kuzapfakara umupfubwe rwose uyu mugabo ndashaka ko yongera nyine akagabanya hanyuma se aka gatoki se wakaririye ku nsina aka gatokije muve ya gataza ari ahantu bakorera kuko gashya abahungu be barya warambwe ati ngwino gatware tutazabura ko turya nawe ko bari bakamaze reka nanjye uri mu bikizo sana ntago bakubuje isukari yewe mwirirwe sasa wirirwe yego komeza exercice ongera uri kugera ku rugi ihute amonete waryakoze ihute ndimbati usubirayo ndajya mbara ese ugarukira mu nzira hameze uza mwumvira ndimba reka mubwire ihute ugenda ugaruka wa mugabo rero reka nkubwire genda jya nkubwire ngo ibyo bintu uri kunyigiraho nta mpuhwe na nkeya ngufitiye ndimba nta mpuhwe na nkeya wicaye ubwe nande kanduhukeho gake uruhuka akoze iki iyo ari muri byuka twongere subirayo ihute cyane ndimba ugerageza iki ngiye kugira ngo usubize kuri makeri iruka utera intambwe uvuduka intambwe nini yewe papa sava wagira ngo kubaka ubuzima biba byoroshera yewe kuri niningirisa yarya niningiri n'inanga ni amahoro umutoza amereye nabi bimeze bite yewe mba ndi kumuha ubuzima wagira ngo yatangira ahubwo mu minsi iri imbere ntabapfuye barangiye neza gusa ni siporo murimo ako muyikoze isegonda nta n'icyuya cyangwa yumiye imbere byaherewe umuntu urabona ntatose ahantu hose utoze iki kandi ukamubwira ntongera wiruke rero utaza n'icyuya oya niko meze uri gutota ipasi ariko niko nkoze buriya hari abantu uhumeka buguru iyo bakoze siporo uhumekera mu mano nk'ingurube ese ni amahoro marigari yewe kwayikora wenyine zaho ukagumya uhagaze niwe ukwiye kuyikora papa sava niwe ukwiye kuyikora pe ariko si iki papa sava uri umuntu mukuru aha ngaha kandi uri n'inshuti y'umuryango nagira ngo nkubwire ngo uyu mugabo nubwo ubona turi gukora ibi ngibi ntabwo ari siporo nk'uko ubizi yewe ndi kumusuzuma kandi reka nkubwire jewe ntabwo ndi kumwizera urumva bitewe n'uburyo yagiye anakoramo siporo nagiyemo hangendamo n'ubundi ibyo nake wazikoze na papa sava abonye ko ntanakuya umuntu yakora siporo agenda agaruka na makeri akaba ntanakuya jewe ndi kumusuzuma kandi jewe ndahamanya n'umutima wanjye ko ntibeshye uri kumusuzuma ikiza sava si imbaraga sobonye nazifite sobonye nazifite iki papa sava nagize ni ikintu ndi gusuzuma uyu mugabo nagira ngo ndebe ko atarwaye ese ndarwaye waba urwaye ceceka wowe nta jambo ufite arwaye iki umuvuduko umuke wavuduka kuriya nagira ngo nsuzume uyu mugabo ndebe ko atarwaye umutezi ubyumve papa sava ubyumve
yabuzwa se n'iki ngewe uyu mugabo nagize ntiyangiye nene yagiye iwacu ngarutse nsanga ari kumwe n'agakobwa gutya k'inzobe sinzi naho kavuye nabonye n'inzaduka urumva ngewe ubwanjye narabifatiye aya maso yanjye yarabarebye n'ayabarandeba birarebana urumva agakobwa ubwo nagiye gukata ahandi mu gikari kaba kaje kirukanka dukubitana imbere ya saro ngewe ubwanjye narabifatiye bari kumwe ndakubeshyira ndimba ese umutezi niwo murimo kwiruka mukagera hariya mukagaruka mukagera hariya mukagaruka urumva jye nahise mfata umwanzuro mfata icyumba cyanjye nawe afata iki nawe mwana kugira ngo dusubirane ndareka amezi 3 arashira genda bagupime barebe ko udafite HIV urumva cyakora mana aho rwose ntayo rwose baramusuzumye twagize amahirwe dusanga ntayo rwose ariko kubijyanye n'umutezi ntago ndamwizera ndi kumukoresha rero ngo ndebe urumva nahambwa ni irukanka kugira ngo ndebe kwa kundi nyine umuntu aba yafashwemo hano urumva ndebe ngufa akoresha ndebe ko atawufite ukabukihisha uri kureba ko yatagataga ndebe ko atagataga kandi sindamwizera niba umuntu agenda atya ukarinda ubara kangahe atarakugeraho ni ukuvuga ngo hari none se Marigo aho mwamupimishije sida umutezi wa ntago bawupima ntabwo nabyizeye neza uretse ko ntigeze nirwa nanabivuga kugira ngo ntamuteze abantu nk'umugabo wanjye urumva ku bijyanye na sida ho nyine twagiye nyine nk'abantu nanjye ndareka barampima ariko ku bijyanye n'umutezi nanga kumuteza abantu ariko nubwo ntamuteza abantu jye sinasubirana nawe ntarabanza kumusuzuma neza ese umutezi niba ayo mezi 3 warayaretse agashira umutezi ko iminsi 3 yine ku mugabo rwose uba washongonotse ubwo urumva yaba kiwufite aho ngaho ine nese ubundi wowe niba koko ubuze icyo cyaho cyemera waranabyemeye ubundi uraboroga mu biki ko nsanze uboroga uranihira wakoze ikizamini nagikora kugeza igihe nzabona ko ntawe afite ariko nawe mubaze wenda vuga uti turi gukora siporo cyane ukumunaniza wowe kubiza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bazikoresha utwo tuzamini ngo iruka bazamura akaguru ngo genda make niko bakubwiye bambwiye ko umuntu ufite urwaye umutezi atabasha kugenda nese ubundi uzabwirwa n'iki niba ari umutezi cyangwa niba ari mburugo hariya biratandukanye nyine indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nta handi wazisuzumishiriza uramujyana mu bantu babyize bafata ibyo bagomba gufata nibamara kubifata bashyire muri mashini nyine muri laboratoire barebe bamenye iyo mikorobe cyangwa iyo virusi icyo bafite barebe ko ari wowe ubwo se umutezi ugaragarira mu gutandaraza amaguru watandukanira he na mburugu watandukanira he no kuba naniwe tuvugisha ukuri ko narinzi ko wize usobanutse koko Marigo cyari cyaranyisobye pe aya ntago cyakwisobye vuga ngo waruri kumuvunisha ubishaka ariko so mutezi usuzuma mutezi ubwo sura uri kuwusuzuma uteko mbwira uri kuwusuzuma tugende mu rugo ariko sinshizwe tugende tujye kwa muganga ikize kuba mbwiye ko hari indwara zitandukanye ntago bivuze kuri muzima tugende